Ongeye kubaha ikaze inshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye umaze kumenya ko ari wa Mukiganiro Flash Business mu muri kumwe nanjye Bergine Bizimana bandi kumwe kandi na mugenzi wanjye Steven mwiriwe neza Bergine akuse umunsi wakugendeke gute uyu munsi ra hanza business byifashe gute hari amakuru y'uriyo caracara ugeze bumva uyu munsi wari ukonje kandi wari ufite amakuru nayo agiye atandukanye abantu baracyakomeje kumva yuko ibiciro biri agezeho mikoro hejuru kugira ngo akumve abantu baracyakomeje kumva yuko ibiciro biri kugenda bizamuka ariko nabo bagakomeza gushaka uburyo bakora cyane ku buryo abantu barimo kuvuga ati umuntu akwiye kujya kuri utuzi tubiri byibura ngo abashe gukavaringa expenses zisanzwe yego ubwo no kuva muri makeya uko woza ubona umujyi abantu bacaracara batambuka hirya no hino ariko ntago imvura yabujije kuba gutuma abantu badakora ku gafaranga oya buri imvura erega ntago igwa umunsi wose igwa igihe gitoya kandi kagwa ahantu hagiye hatandukanye ikava hamwe kajya ahandi so n'abantu bagiye batandukanye bagiye bakora ibyo navugaga mu kanya nk'umuntu waruntwaye yararimo ambwira ati wumvuye mu kazi kamwe ngiye mu kandi kazi urabona yuko abantu barimo kugerageza kwiyadapta kugira ngo uburyo binjizamo amafaranga bugende bwiyongera ari nabyo abantu bose rwose bakwiye gutekerezaho nimba wakoraga akazi kamwe tangira utekereze n'uburyo wakora n'akandi kugira ngo kunganire ntabwo rero umusizi wa Flash TV turi twenyine tufite umutumirwa wacu n'umutumirwa utuzana ibintu byinshi cyane by'umwihariko abazi ibikoresho bya electronique ese bifasha iki abanyarwanda ni gute umuntu ashobora gukura amaboko mu mufuka agacuruza ibikoresho bya electronique bajya bavuga ngo umuntu udafite n'igiceri cyatanu ntabwo ashobora gukora ariko birashoboka nshuti yego banza twibwire kwaza tubwire n'ikigo turuseme cyari cyo nitwa Batsenga ndi umuyobozi ushinzwe imishinga project manager w'ikigo cyitwa Hebuza Business Group dukorera muri Chic as headquarter office ya kabiri ba muri Silverback neza hateganye na Rwanda Revenue Authority wari utangiye kuvuga ngo ni gute umuntu udafite igiceri akora umushinga kajya bavuga ngo nibyo ariko sibara nibyo gukora ntago abantu batangiye ibitekerezo bagize nibyo bahindura bahera ku mafaranga imitekerereze ifite ibyo bita business ideas ibitekerezo bizima byizwe neza ushobora kumurika ushobora kuzana hanze bigashimwa ibyo ngibyo bitanga imbaraga zo kubona amafaranga abantu ntago bahera ku mafaranga kugira bakore uhera ku buryo icyo watekerezaga cyabyara amafaranga igitekerezo kibyara inyungu cyubakitse neza none kiguha imbaraga uzumva abantu bagwingera akakubwira ngo natangiye ku bitekerezo ndangije ndazamuka nubaka nkora inyigo nziza biza kumpuza n'amafaranga none ndagira ngo utubwire kugeza aka kanya ibyo muri gukora ni ibiki biri gufasha iki abanyarwanda n'igihugu muri rusange mu iterambere ngira ngo iyo habaye ishoramari rikozwe ntago ryungura gusa warikoze nka Hebuza Business Group iyo hari ishoramari ryakoze twatangiye kurangura ibintu biva mu mahanga cyane cyane produits za Sayona ni zimwe mu zikunzwe ziri kuva muri Turkiya no mu Bushinwa tukazizana iterambere rya mbere nuko hari abantu babona imirimo mu bigo tuyoboye ubuzima bw'abatangiye ishoramari bugenda bumera neza ariko ntabwo ushobora gukora ishoramari udatekereza abandi bantu nabo bahindura ubuzima si nibyo gusa munatanga umusanzu ku iterambere ry'igihugu kuko hari imisoro hari ibyo mukora amanywa nijoro ariko binatanga inyongera mu misoro mugomba gutanga ku gihugu hari abantu babonye imirimo bagahindurirwa ubuzima ariko hari icyo mukomeza gushyira mu isanduku y'igihugu niyo mpamvu ishoramari ridahindurira gusa ubuzima warikoze rifata kuri rubanda ku bakozi rigafata no ku gihugu niyo mpamvu ubucuruzi aho umuntu ashyize amafaranga hose bigira akamaro Steven afite ibyo yego wenda ku ruhande rwanjye iyo avuze ku kintu kijyanye n'imishinga buriya abantu benshi ntabwo baba bumva neza structure y'igitekerezo tuvuge urugero wenda uyu munsi ibikoresho mushyira ku isoko by'ubwo bwoko butandukanye umuntu ashobora gucya mu gitondo nawe arimo kuvuga ati ariko ndashaka gucuruza ibintu ubundi igitekerezo gihabwa agaciro ku isoko ni igitekerezo kiba kimeze gute ngira ngo ni igitekerezo cyiza gisubiza ibibazo by'uwagitekereje ariko no kureba ku isoko hakenewe iki buri inyigo zose zigomba gusubiza ibibazo biri ku isoko n'iki gikenewe ariko n'igikenewe abantu bakwiye kukibona bati niho uzasanga nk'iwacu usanga
bimwe mu bushobozi bw'abanyarwanda mu kugura, hari naho tugenda kuborohereza. ese ubundi byo mucuruza ni ibiki mu biha abandi wa mugani wawe mu bicuruza mu buhe buryo? Electronic iyo zivuze hari amateleviziyo, hari amafrigo, hari amapasi, hari amakuka, hari water dispenser, hari ibikoresho byo mu rugo. Iyo uvuze home appliances, iyo uvuga home appliances uvuga ibikoresho byo mu rugo, biza no kwiyongeraho ibyitwa furniture, ibyo abantu baryamaho, ibyo abantu bakoresha mu rugo, mu gikoni, intebe by'abantu bicaraho, ibyo byose ubisanga muri Hebuza. Tukongeraho iyo tumaze kubigira, uravuga ngo ubushobozi bw'abaguzi buhagaze buti. Tuvuge umukozi ukorera Flash TV uhembwa 500,000, ufite umuryango, uvuze ngo amafaranga yose yaterure uyatangiye biramugora. Ugakora ikintu cyiza kuvuga ngo twakorohereza gute abantu kugira ibintu bifuza babibone mu buryo buboroheye dukurikije amafaranga babona buri kwezi, niho dushyiraho kugura mu byiciro, ibyo bita instrument. Abantu bamenyereye kubwirwa ngo mwiziga mu mafaranga ngo buri kwezi bizamezi 12 uzaba ubitsa miliyoni, ariko mu bantu 100 babwiwe bakoresheje iyo mvugo ubibabwira, uzasanga uwabashije kubikora ari hafi ya nawe. Ariko ubwiye umuntu ngo icyo wifuzaga, televiziyo washakaga mu rugo kugira amakuru, frigo washakaga kugira ukonjesha, ngwino uyifate, ishyura 50% y'agaciro kayo, none andi mafaranga uzagenda uyishyura buhoro buhoro. Ubwo bari uburyo bworohereza abahaha ku isoko kandi bakumva barorohewe. Ubwo n'umwe mu muco Hebuza iri gukora kugira abakozi yaba ba leta yaba akorera ibigo byigenga bagane serivisi zacu biboroheye. Steve, ibyo numva ari cyo byafasha mu Banyarwanda. Yego, wenda nicyo naringiye no kuvuga. Buriya iyo tugiye mu kintu cyitwa business development, mu bihugu birimo gutera imbere ubona yuko hari gahunda yifashishwa n'amabanki kugira ngo batange inguzanyo. Haracyari umubare munini twagiye tubibona mu biganiro byatandukanye, abantu barekarama ko inguzanyo barimo kuzamburwa. Bivuze ngo umubare w'abantu basevinga uracyari mutoya, kuko baracyakeneye kuinvestinga, sibyo? Kuko ikijyanye no gusevinga kandi izo nguzanyo bakazibona ku ngwate z'akazi cyangwa za ngwate zifatika mu buzima busanzwe. Rero iyo bigeze kuri serivisi nk'izi ngizi batanga mu buryo bwa installment, umuntu ashobora kuba yinjiza amafaranga make. Yego. Aho kugira ngo asevinga amafaranga yo kuzagura frigo, ahubwo arayifata akajya abona amafaranga ayishyura, aho kugira ngo aze asevingire cya gikoresho ngo azajye kukigura. Kubera ko uburyo bwo gusevingira kugura ikintu hari gihe uzahura n'ikindi kibazo, ahubwo agaciro k'ifaranga uko kazamuka, ibiciro birazamuka ku buryo igihe cyo gusevingira igikoresho kirakuzamukana, ugasanga noneho umaze igihe kinini usevingira kugira gute cya gikoresho. Noneho abantu bakabyumva gute kuri iyi ngingo? Noneho buriya ngarutse kuri kariya kantu k'inguzanyo nari mvuze, inguzanyo uko zigenda zizamuka ni nko uyu munsi bo batanze imbere bavuga ngo twebwe reka tukugurize ikintu urimo gukoresha. Ni ukuvuga ngo material is going to be in use. Ni nabwo ubuzi ngo umuntu atekereza matera arayibona ayiryameho mu gitondo azi neza yuko waraye kuri matera. Ubonye amafaranga uravuga ati ubundi uhasanga iyi matera hari irimo n'umuzimu, nshobora kuzabura ibitotsi. None ndagira ngo tubwire muri Hebuza rero ubu ngubu kugeza aka kanya uburyo muri kubikoramo muri Hebuza, ndavuga muri Hebuza uburyo muri kubikoramo. Yego. Ese ubona ubwitabire bw'Abanyarwanda buri kuza ari bwinshi? Ese hari imbogamizi muri kubonamo? Ese mwebwe uburyo mubonamo bya bikoresho bihagaze gute? Tubwire muri rusange kubyifasha. Mu bintu byiza bigaragara nuko iyo abantu boroherejwe kugura ubona ubwitabire, ndetse byanagezwe turavuga dushyiraho requirements, ibisabwa bituma abagura bagomba kuza badashituye gusa nuko twatanze ibintu bari bujyane. Iyo ukora isesengura ry'abantu bagura, iyo bavuze ngo abantu baze bafata ibintu rwose wajya ugira ngo baje gufata ya miceri hase ritanga. None ushyiramo requirement, ushyiraho ibisabwa bituma umenya ko uyu muntu koko afite, kuko tugendera uyu muntu afite n'ubushobozi bwo kugura. Kuko bavuze abantu bari bakeneye amateleviziyo ni menshi, iyo wanazanye buno buryo bworoheje baza ari benshi. None mu kugira wirinde ibyago bishobora kuba mu kuza kw'igihiriri, ushyiraho izo requirements. None ushyiramo wenda minimum requirements, ukavuga ngo nibuze ibi ngibi byatuma menya ngo uyu ni umukozi wa Flash, dore umushahara yinjiza,
noneho turamworohereje ashobora ku mafaranga yinjiza buri kwezi yabasha kwishyura 50% y'agaciro cy'igikoresho yaguze. Noneho tukora n'ikindi kintu cyiza, dufata bimwe mu bikoresho bishobora kugira warranty, ubwo ni igihe gishobora kumara umwaka wose, bivuye muri Turkiya. Buriya Turkiya igira ibikoresho byiza cyane. None dufatkanyije n'ikigo cyamaze kugera hano mu Rwanda cyitwa Sayona, bari mu bantu bazana ama electronique akunzwe meza cyane mu Rwanda. Tubwira abanyarwanda kuyitabira no kuyagura, ngira ngo murareba brand ya Sayona iri mu bantu, ndetse hari na warranty ishobora kumara imyaka 2. Nujya kugura ahantu bakakubwira ngo igikoresho twaye cya electronique tuguhaye warranty y'imyaka 2, ujye umenya icyizere n'ubwiza gifite kurusha ibindi bintu byose. Nuvuga ngo ukiguha abakizeye kuva mu ruganda uko cyaje. No buryo Hebuza iri korohereza abanyarwanda kugira ngo babone ibikoresho byose bituma ubuzima buhinduka, bagira amateleviziyo, bamenya amakuru. Icyo amakuru munajye mwumva ngo ikintu cya mbere n'amakuru. Umunyarwanda utuye muri Kigali, utuye mu ntara, atunga igikoresho kimuha amakuru. Oya buretse gatoya, nguze igikoresho cyawe ndagitwangejeje mu rugo, nyuma y'iminsi 5 cyangwa 10 gihuye n'ikibazo, ese hari ubwo ngubwo umufasha iki wa mukiriya wanyu, cyane ko batararangiza no kwishyura? Ngira ngo ni ibintu byiza. Hari ikibazo gishobora kuba cyatewe n'ibyago yiteje, umuriro, abana bateje ibibazo, ibyo ngibyo no muri ya warranty ntago babirimo. Ariko ikintu cyose gifitanye isano n'igikoresho uburyo cyavuye mu ruganda, ako kanya turaza tukagifata tukagusimburiza tukaguha ikindi. Yego, wenda nanjye nkubaza ikibazo, ese ubundi ibikoresho uyu munsi dufite mu Rwanda bijyanye na electronique bigenda bituruka ahantu henshi hatandukanye, ugasanga wenda n'ubuziranenge bwabyo tuvuye ku kintu kijyanye na warranty ishobora, nk'uko wari ubivuze, ishobora guturuka ku gikoresho cyaturutse mu ruganda. Ariko ndagira ngo wenda ubwire abanyarwanda ubundi ubuziranenge bw'ibikoresho bibarizwa iwanyu butandukaniye he n'ubuziranenge dushobora kubona ahandi hantu hatandukanye? Kubera ko Kigali ifite amasoko menshi ya electronic spare part. So ubuziranenge bw'iwanyu butandukaniye he n'ubundi buziranenge buri ahandi hantu hatandukanye, kugira ngo umuntu naza no kugura avuga ati umwihariko wo muri Hebuza n'uyu nguyu? Ngira ngo ubaje ikibazo cyiza. Ngira ngo ku isoko mwari mumenyereye kumva izindi brand zitandukanye, kandi natwe tunafite. Uyu munsi tutari kugaragaza mu bafatanyabikorwa brand mwatekerezaga ziri iwacu nazo wazasanga. Uyu munsi hari brand yitwa Sayona nawe mbabwira, tugeranyije mu nyigo tubona ku masoko, niyo brand iyo ureba ubwizerwe kwizera igikoresho. Iyo ushaka kureba brand yizewe, ureba urwego bashobora kuguha igihe kinini uzakimarana, cyagira ikibazo ukakigarura. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Sayona byinshi mu bikoresho izana uretse bikorerwa mu Bushinwa, byinshi biva muri Taka. Ngira ngo abantu bazi muri Turkiya ni abantu bakora igikoresho kikaba twibanira. Icyo nicyo cyizere. Abakiriya bacu rero, abaguzi bacu bishimira ibikoresho tubaha mu byiciro byose by'ibikoresho electronique. Murabona hari amamashini yogosha abantu bashobora gukoresha mu rugo, bashobora gukoresha mu masaro, batangira na business zabo. Yego, ngira ngo ubwo rero nicyo twasubizaga, ubwo bwizerwe butuma ku isoko abakiriya bakomeza kwiyongera, kubera ko batwaye ibintu bifite ubuziranenge kandi twizera ko rwose dushaka gukora neza. Yego, wenda nkikomeza kukubaza, hariya mbona muvuga ku kintu kijyanye na low price, wenda bidashingiye kuri installment. Ibikoresho biri iwanyu ugereranyije nk'ubwo buziranenge bwose bifite, ese umuntu ntashobora kuvuga ati ubusubu buziranenge no kuba ibiciro biri hasi nanone aho samareshya mugene? Dufite ibyiciro byose. Ushobora kuza ugasanga dufite frigo ya miliyoni, ushobora kuza ugasanga dufite frigo y'ibihumbi 700, y'ibihumbi 500, y'ibihumbi 340 ingahe. Noneho tunareba n'ubushobozi bwawe bwo kugura. Purchasing power ntabwo zingana ku bantu. Noneho umuntu, ariko buri class yose
icyo watwaye cyose twizeye ubuziranenge. Yego. Hanyuma none tugaruka ku bitanga ry'akazi muri iriya kampani yanyu mu mushinga yanyu kugeza akanya ndabona ko mufite ibintu bya electronique, hari uburyo bwo gucuruza online, hari uburyo bwo kwifashisha uburyo bwo gucuruza bwinshi butandukanye. Mufite abafatanya bikorwa mukorana, ese hari uburyo muteganya wenda mu gutanga akazi mu rubyiruko kugira ngo ya business yanyu ibashe kwaguka cyangwa se babashe gushishikariza n'abandi banyarwanda njye nano muri rusange? Ngira ngo waje neza, iyo uri kwagura ibikorwa ugomba kugira abafatanya bikorwa. Mwabonye Sayona n'umwe mu bafatanya bikorwa bacu, turaba representative tukaba n'aba partners. Nkabe bamwe mu bantu bafite inganda zikomeye kuva hanze ariko bamaze gufata isoko ryo mu Rwanda. Abo n'abafatanya bikorwa. Ariko mu kazi dukora abana b'u Rwanda nabo bakwiye kugira imirimo. Dufite team nini yaba ikora marketing, sales and marketing, bajya mu bikorwa bitandukanye ariko bibagarura n'inyungu kubona icyo binjiza buri munsi buri kwezi. N'ubone icyo cyakinwa bango iyo hari shoramari ryakozwe bibarije gusubiza iki. Hari abantu rero batekereza ko tuba mu bintu byo gucuruza electronique gusa. Buriya muri Hebuza turuba muri service. Nyuma ya bira bintu mureba biri mu mashop kwa Rubangurariya muri muhagera ducuruza online. Ubu turi mu bantu bafite e-commerce nziza cyane, ushobora gusura hebuza.com. Turi muri abantu bafite e-commerce among top 5 e-commerce in Rwanda. We included abantu baradusura hari ababirebe bandikemo hebuza.com. Bivuga iki rero? Aho ni igice kimwe cy'ubucuruzi dukora. Ni ukuvuga ngo isoko ryacu cyose kuba dufite physical shop no kuri murandasi abantu baradusanga si icyo gusa, bashobora no kodaringa kuri murandasi. Bashaka kudusanga ku ma Instagram ya Hebuza. Mwisi igezweho y'ubucuruzi n'amasoko twubaka muri rusange bijyanye n'ikinyejana kiri digital, ibyo byose Hebuza yabyitayeho kugira mu Nyarwanda wese yisangemo. Gusa n'abantu batekereza ko tuba muri bwa bucuruzi gusa kuko ugera ku mashop n'ibindi, ariko tuba muri service. Abantu bakeneye gutangiza business, incubation center, urubyiruko rurangije kaminuza. Uyu munsi kwiga kaminuza ni investment. Kera umuntu yiga gusa atekereza ngo nindangiza nyuma y'imyaka 4 nzajya kwa kazi leta. Ugomba kwinjira muri kaminuza watangiye gucuruza. Abo tubakorera tubafasha ku developing muri incubation center kuzamura iyo mitekerereze icuruza. Iyo tumaze kwiga ibyo bitekerezo byabo ukabivana mu buryo byari bimeze bitari rema neza tukakirema, ndetse n'ibitekerezo byiza tugira umwanya witwa business opportunities. Aho wowe ushobora kugira igitekerezo cyiza kinyamwibwa abandi bantu bakagishima, wowe utarabona amafaranga ugishiramo. Ukaba wabona abandi bantu mugendana mu rugendo rwo kugikora ishoramari. Ngira ngo ni amahirwe urubyiruko n'abagore rero babonye muri Hebuza kugana icyo gice cya service. Ibintu barota, ibintu bakora muri Hebuza uhageze nicyo ngicyo. Ariko si nicyo, n'abafite imishinga batangiye hari aho ugira ko batari ko access to finance, ni gute nabona ubushobozi bwongera kuzamura bino bitekerezo byanjye. Hebuza dufite itsinda ry'inzobere expertise bagufasha kuvuga ngo none kino gitekerezo ubwo cyari kigeza no ruganda rutoye rwakwaguka gute, rwakora gute neza. Ugakorerwa inyigo bakagufasha, tukagufasha guhura n'amahirwe arenze icyo watangiriyeho. Ngira ngo igice kinero nacyo kigaruka kuri service, kandi murabizi ko igihugu cyacu kikwiye gushingira ku ma service. Ubu ni iterambere ryacu ryose nta rigomba gushingira kuri service. Aho rero twagarutse kuzamura ibikorwa bigaruka kuri service ariko no kuzamura ibitekerezo bituma service ameza. Ngira ngo wenda tusanga muri kwerekeza no ku musozo n'ubundi ndagira ngo banze ukomoze none mu bikuri uvuze ku rubyiruko kubigisha kubafasha ku develop business yabo batekereje, ariko nashaka kugira ngo mbwire neza kugira ngo urubyiruko dukurikije cyangwa umuntu dukurikije avuga ati nshobora kugana Hebuza ngahita ninjira ku murimo aka kanya natangira nkakora njyaje umusaruro mu byo bafite ubwabo. Ngira ngo reka ntanga urugero rw'umuntu turi kumwe muri studio. Umuntu buri ukora ibiganiro by'ubucuruzi abona byumva neza. Uyu munsi mu kazi kwitangazamakuru ushobora gusanga ntabwo ushobora kurenza amasaha ugakora. Ibyo byo ni hame amasaha 3 muri Hebuza duhita tuvuga ngo andi masaha usigaje nyuma tuvuge kuri ufite umurimo muri ntabwo ushobora gukorera remote. Nta bandi bantu bashobora kuba bafite tuvuge nk'ama business plan, gutegura inyigo z'imishinga ijya mu bank, ukaba ufite network y'abantu bakeneye izo nyigo. Batwishyura amafaranga hagati y'u 300 na 500. Ariko umuntu wakoze iyo marketing hari percentage kandi yakora remote namwe murimo
kumbwira umukiriya wazanye muri Hebuza kwa guteza urubyiruko imbere n'abadamu unzaniye umukiriya ugiye kunyishyura 300 kugufata nkaguha 10% kongera kujya kucyo winjije muri sales and marketing kukugarura icyo ugomba gukora. Si nibyo gusa, gufata iminsi utakoze muri weekend kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru ukazana abakiriya baje kwaka service muri Hebuza muri ya partnership nawe ukabigiraho inyungu. Urubyiruko rugera mu gihe kinini rutekereza ko nta kazi, ariko nibagane ibigo by'abantu babereka amahirwe business opportunities nibarangiza icyo yakoze mu masaha 3 anatanu kirangizeze kimubyara inyungu. Steven nabona afite ikibazo cyamuremere ku yego Virginie wabimenye ubundi mu usanzwe urubyiruko ruri hanze rurimo rurarekarama ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye, access to finance, suko wenda badafite n'ibyo bitekerezo. Uyu munsi umuntu abyutse mu gitondo n'umushinga we kuri kopi nziza, business plan nziza iteguye neza, akaza ku muryango wa Hebuza akaba nafite contract ivuga ngo ngewe umushinga wanjye ndawizeye ni mu usuzume, hanyuma nimurangiza kubona ko wagenda neza, hanyuma tugurishe koko kubawugura mbona amafaranga namwe mubona amafaranga, kubera yuko baracyarekarama yuko bafite ikibazo kuri access to finance, ariko noneho warashaka yuko uwo mushinga yafatiye umwanya ko investing amakawutekereza business plan kabiri clear. Ese umuntu waba wicaye mu rugo iwabo uyu munsi wa none mu gitondo ashobora kubyukira kuri Hebuza hanyuma icyo kintu mukabasha kugikora? Kaze mbabwira amahirwe amwe ari ahantu abantu bamaze igihe badatekereza b'urubyiruko, ibintu bamaze imyaka ibinyejana batekereza ko by'abasaza, ubuhinzi n'ubworozi, amahirwe arimo. Ngira ngo turi kurangiza n'icyiciro cya mbere kizwi cy'imishinga leta yashyize ku isoko ari amagrant yazanye mu buhinzi n'ubworozi, aho hatangagwa hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 100. Ngira ngo mwarabirebye yaba Berde, yaba Minagri, yaba World Bank, yaba BDF, ibyo bigano byarakoze. Abanyarwanda baraplayinga basaba ayo mahirwe none bakorerwa inyigo. Uyu munsi abantu iyo mishingo yakorewe inyigo neza, imwe muri Hebuza yakorewe inyigo neza, abantu batangiye kubona icyo bategereza. Urubyiruko rwatinyutse rukajya mu buhinzi ukafite hectare. Ayo ni amahirwe ya grant n'amafaranga bakubwira ngo ushobora kubona 50%, indi 50% ukayihabwa. Si ibyo, hari andi mahirwe y'8% projet ukorerwa interest rate, inyungu ikaba ari nto cyane. Warubaje rero ngo urubyiruko rushobora kubyukira ejo ku muryango bafite inyigo nziza. Hari amahirwe menshi nacyo abantu bagufasha mu nyigo. Dore umushinga wizwe neza, dore amahirwe ahari aho wakwerekeza bikamera neza. Ngira ngo banatinyuke batugane, kuko tugira n'icyumweru cyo kuganiriza abantu, batinyuke batugane bamenya hano hari amahirwe. Ayo ni amahirwe ya buhinzi n'ubworozi abantu babonye, kandi bikinakomeje. Si nibyo gusa, hari n'imishinga mito iciriritse yose, aho ubungubu muri Berde hari 8% ni inyungu ntoya cyane ku nyigo wakorewe. Noneho hari abadashobora kugira collateral, badashobora kugira ingwate aho bishingirwa n'ibigo. Ariko haruvuze n'icyo ngicyo, umuntu ushobora gukora umushinga mwiza ku buryo wakundwa ukabengwa. Mu bantu 100 ushobora kubura abantu babiri bakoze umushinga mwiza, ukaza ukaba umunyamahirwe, umushoromari X akavuga ati tugendane. Hanyuma turi gusoza, ndagira ngo utubwire noneho kugeza akanya kuko nkuko rukomeje ubikomozaho, murabona ko muri gucuza ibintu bya electronique, ariko turi mu buryo bukoresha ikoranabuhanga cyane cyane ama smartphone dukoresha. Ese ni buryo ki wenda mu munota umwe nk'urubyiruko dukurikiye amatelefone bireranwa bari muri WhatsApp cyangwa bari ibindi bidafite akamaro bashobora kubabyazamo umusaruro wanyuze muri Hebuza, kuri bashobora gucuruza ibicuruzwa byanyu online kugira ngo bashe kubona za komisiyo zabo? Abahubwo banyohereza mu gitondo. Abasore inkumi zose zifite smartphone birirwa kuri Instagram, kuri YouTube bateza imbere ibindi bigo. Ikoranabuhanga ryaje ngo rihindure ubuzima bw'abantu. Bamwe bamaze kumenya ko byabungura, aba nibaze bacururize online. Aba bose banyohereza kuko igihe cyabo barakimara bacyangiza batabona inyungu, kandi bakoresha internet wabonye muri Hebuza ko twamaze kubaka e-commerce nziza. Ushobora gusanga kuri hebuza.com ukagura ama Instagram, abakobwa bazi gucuruza bakoresha ama Instagram, bapostinga frigo, bakora network ku bantu bashobora kubaturuka inyuma bakaza bakagura.
ukabona umusaruro wa telefone smartphone ufite. No kwirirwa MBs uteza imbere comedy, uteza imbere indirimbo ni byiza, ariko nawe tangira kubikoresha witeza imbere. Abo bose ubanyereza ahubwo mbabwire amahirwe bafite bari kwangiza mu myaka 3-4 bazicuza. Abandi ubu ngubu iki ngiki iri ni ishoramari, iyi ni zahabu bakwiye gukoresha. Nahoze mbona wenda dusoza, nahoze mbona mu gihugu cya Kenya kuriya bari abazunguze ibyo kurya gataro n'iki byose, mu marage yicara hamwe afunga agashop, amaze gufungura shop arangije afata telefoni ye agapostinga inyanya, umufungo w'inyanya naya kohereza mu bantu batandukanye, abamufollowinga n'iki bakajya bamuhamagara tuzana inyanya tangira delivering. Ariko kugeza kanya n'umuherwe aravuga ati ishoramari rya mbere ni telefoni, ni imfasha postinga kuri Instagram n'ahandi hose yari byo kurwa n'inzungu za inyanya, ibigori, ibishyimbo nabiretse ubu ngubu kurwa n'iki. Hamagara urubyiruko rwacu rwose urubyiruko kwa gatanu bose bazindukire ku muryango wa Hebuza muri shike, abandi baze Silverback dufite ahantu hanini. Tubanze dufata umwanya wo kwabwira ngo telefone ufite uzi umwaka umaze utayibyaza umusaruro ko hari inyungu nyinshi utarazikura n'ahandi. Ngwino tukwereke muri Hebuza, tukwereke e-commerce yacu ikora gute, Instagram zikora zite, Google ads zikorwa zite, ama website atandukanye akora gute, Fibi zikora zite. Ibyo byose byarangiza umunsi wungutse uti bareke kuryama bazi ko nta kazi gahari. Murakoze cyane, turagushimiye Steven. Dusoza amasegonda 5 ugire icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye ugereranyije n'ibyo twaganira usamarizinga dusoza. Yego murakoze. Urabona yuko dukurikije uburyo u Rwanda rurimo rutera imbere n'abantu barimo bagenda bafungura amahirwe agiye atandukanye, nkuko wenda nshoreje ku kintu yaravuze, ni ngombwa yuko umuntu yumva yuko umuntu ufite time akagira internet akagira na telefone, ibyo bintu bitatu warangiza ukagira n'ubumenyi nk'umuntu unatekereza neza, hari amahirwe ushobora kurema ashobora gushingira n'ubundi kuri ibyo ngibyo ufite. Ntago ikibazo, nta muntu uzi, ntago amafaranga uzahura nayo mu nzira, ahubwo buri gihe ava mu bikorwa. Ibikorwa nibyo birema amahirwe, kandi noneho icyagufasha kurema amahirwe umeze nk'umuntu ufite ibumba ariko utarabumbamo inkono wabasha gutekamo. Ngaho nguko rero reka dushimire abo twabanye twese bose muri iki kiganiro, ariko mu by'ukuri ari abantu baba dukurikiranye Steven, tuba tugomba kubashimira nabo tubasuhuza. Turasuhuza Naganira Theogene uzwi nk'izina rya Mani, Benita bakunze kwita Nyiraburyohe, tugasuhuza kuri setse n'umukobwa witwa Benita bakunze kwita Nyiraburyohe, nibyo mbona hano. Tugasuhuza Fabrice, tugasuhuza Mukayite Sirusi bakunze kwita Mama Tirani, abo bose n'abantu baherereye ahantu bita muri no comment, nano babiyakiriye batukurikiye mu 5 kuri 5. Nyamirambo hariya buriya turimo tuzahatembera natwe turebe ko twabasuhuza bikomeye cyane. Reka dushimire equipe tekinike dufashe mwese kugira ngo amashusho n'amajwi abagereho bigenda neza kandi bitambuka neza. Sugira imbere yacu turagushimiye cyane mwuzukuru yaragiye Nyagatare nawe mwamba turagushimiye cyane. DJ Crew nawe turagushimiye, nawe turagushimiye cyane. Turabashimiye cyane twizera yuko urubyiruko ruzabagana, ongera ubibutse basanga urubyiruko rwose mudusange muri Chic muri Fast 4 niho headquarter iri ya Hebuza Business Group. Abandi bari za Kicukiro, i Remera mudusange muri nyubako nini ya Silverback. Ni twebwe turi neza opposite na Rwanda Revenue Authority, neza kuri headquarter yayo. Natwe turateganye, muze rwose tubayereka amahirwe mufite, mukoreshe za telefone, mucuruze, mutere imbere, muve mukwangiza igihe mwari mufite. Ngaho nguko rero mu rwego na gahunda Flash TV atabaguriye mu kwanjye Bergine Bizimana mugenzi wanjye Steven, mukomeze mugire ibihe byiza, umugoroba mwiza turabifurije. Tubutsa ko ikiganiro ni ku cyumweru gitaha ku munsi wo kwa kabiri kuva isaha 2:30 kugeza isaha 3, ubwo tubifurije kuzagira kandi weekend nziza Steven. Yego rwose amafu n'amafufu bibasange aho muri mwese.